Intambara ikomeye nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru ni intambara yegereje. Kuri uyu munsi rero dufite ingingo ivuga ngo ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Tujye kurebera hamwe uyu munsi ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya 17 umurongo wa 17. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho dusenga Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuba wabanye natwe. Tugushimiye ko ukomeje kuturinda, tukaba tugiye kwiga amagambo yawe kuri uyu munsi wa none. Ubuntu bwawe bubane na buri wese uteze amatwi iki cyigisho. Nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Intambara iheruka ivugwa mu byaheshiwe niyo ngingo twari dufite kwa mbere. Muri intambara iheruka twigiyemo amagambo akomeye cyane. Twabonye ko iyi ntambara izaba ishingiye mu kuramya, aho ubwoko bw'Imana buzarenganywa buzira kubera ko buramya Imana. Buramya iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo byose. Kandi kuramya n'irema niyo nsanga n'ingoyi y'iyi ntambara iheruka. Kandi isabato y'Imana izaba ikimenyetso fatizo kigaragaza ko Imana ari umuremyi. Abaruka isabato rero bazaba bagaragara yuko aribo bari ku ruhande rw'Imana. Ubwo itegeko rizashirwaho ritegeka abantu kuruka umunsi w'icyumweru bakirenga amareta y'isi akifuza gukuraho itegeko ry'isabato. Ahangaha niho ruzaba ruzingiye. Abemera umwami Imana nibo bazahitamo gukomeza kuruka isabato yo muri Bibiliya. Kandi hazashirwaho ibihano ku bantu bazayiruhuka. Ubwoko bw'Imana icyo duhamagarirwa ni ukugira ngo tube twiteguye kandi tuzahagarare dushikamye, tugume mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Akaga kegereje niyo ngingo yo kwa kabiri. Aha rero twabonye yuko ubwoko bw'Imana aho buva bukagera bwagiye burangwa no kurenganywa. Amateka y'isi agaragaza yuko ku bakristo itotezwa ryagiye rirangwa ryibasira abakristo. Intumwa za Kristo zararenganijwe. No mu binyejana byo hambere ubwoko bw'Imana bwagiye burenganywa buzira ukwizera kwabwo. Rero nta kabuza itotezwa rizakomeza ribeho no mu gihe kiri imbere. No mu minsi iri imbere twiteze ko hazabaho itotezwa, aho ubwoko bw'Imana buzarenganywa buzira ukuri kwa Bibiliya. Gusobanukirwa ibiranga inyamaswa, umugabane wa mbere, niyo ngingo yo kwa gatatu. Aha rero twabonye inyamaswa yavuye mu nyanja. Iyi nyamaswa twabonye yuko impamvu ivuga ko ari inyamaswa yavuye mu nyanja nuko ari inyamaswa yakomotse ku mugabane w'i Burayi, kandi ku mugabane w'i Burayi ariho hantu hari hatuwe cyane. Inyanja rero bisobanuye amoko menshi. Amoko menshi rero umugabane w'i Burayi warutuwe n'abantu benshi. Niyo mpamvu iyi nyamaswa, kubera ko ari ubwami bwaturutse ku mugabane w'i Burayi, niyo mpamvu yavuzwe ko ari inyamaswa yavuye mu nyanja. Kandi iyi nyamaswa ivugwa ahangaha twasobanukiwe yuko ari inyamaswa ikorera mu bwami bw'i Roma, ihagarariwe n'ubupapa. Ubupapa rero bwagiye burangwa n'amagambo akomeye cyane, kurenganya ubwoko bw'Imana. Inyamaswa yari ifite amazina yo gutuka Imana. Amazina yo gutuka Imana nuko ubwayo yiha icyubahiro nk'icy'Imana, yishyira mu mwanya w'Imana kandi ikavuga ko ariyo Imana. Rero nta kabuza kwishyira mu mwanya w'Imana bihwanye no gutuka Imana. Gusobanukirwa n'ibiranga inyamaswa, umugabane wa kabiri, niyo ngingo yo kwa kane. Iyi nyamaswa yahawe akanwa kavuga ibikomeye ndetse n'ibyo gutuka Imana. Ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ingingo kurama ngo imare amezi 42 ni biwanye n'iminsi 1260, ariyo myaka 1260 mu buhanuzi. Ubwo yakomerekaga uruguma rwayishe kandi rugakira. Ni imyaka iboneka muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 25, igihe, ibihe ndetse n'igice cy'igihe. Aho inyamaswa yakoze akarengane itotezwa ubwoko bw'Imana, yarabutoteje. Kandi nta kabuza ibisa n'ibyo nibyo bijye kuzaba mu gihe kiri imbere, aho ubwoko bw'Imana bwiteguye kuzarenganywa binyuze kuri iyi nyamaswa.
iyi nyamaswa yavuye mu gitaka niyo ngingo yo kwa gatanu. Iyi nyamaswa yavuye mu gitaka twabonye yuko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ni inyamaswa ivugwa mu Byahishuwe 13 kuva ku murongo wa 11 kugeza wa 18. Iyi nyamaswa ngo izategekesha ububasha bwa nyamaswa ya mbere. Mu yandi magambo, iyi nyamaswa izategeka ibwirijwe n'inyamaswa ya mbere. Izahatira abari mu isi gukora igishushanyo cya nyamaswa ya mbere, kandi izarenganya abo mu isi. Izahatira abari mu isi kuramya n'ubundi cya gishushanyo cya nyamaswa ya mbere, kandi uzakiramya utazakiramya ntabwo azemererwa gutunda cyangwa kugura no kugurisha keretse afite ikimenyetso cy'izina ry'iyo nyamaswa. Ubu rero leta zo mu isi zose zirimo zirikoranyiriza hamwe kugira ngo zitegure akarengane kakegereje. Ariko ubwoko bw'Imana twizere ko dufite intsinzi yacu ikaba iri muri Kristo Yesu. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa niyo ngingo y'uyu munsi. Kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo bitwibutsa inkuru dusanga muri Daniyeli igice cya 3. Ubwo Saduraka, Meshake na Abedinego bategetswe n'umwami w'i Babuloni kubarara imbere y'igishushanyo cya zahabu, bitaba ibyo ngibyo bakajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Bene data, cyari ikintu gikomeye cyane kukubwira kugutegeka kuramya igishushanyo, bitaba ibyo ngibyo ukajugunywa mu itanura ry'umuriro. Natwe muri aka kanya hari itegeko rigiye kuzashirwaho, ubwoko bw'Imana bukangishwe kwicwa nibudakora ibyo amaleta azaba yashizeho. Leta zo mu isi ziri kwiteranyiriza hamwe kugira ngo zishireho itegeko ry'icyumweru. Ubwoko bw'Imana rero nta kindi buzategekwa kuramya cyangwa se kuruhuka umunsi w'icyumweru. Bitabaye ibyo ngibyo utazabyemera azahanishwa kwicwa. Kuramya by'ukuri bikomoka kwigishijwe n'ijambo ry'Imana. Yaba Babuloni ya kera cyangwa Babuloni yo muri iki gihe, ikibazo gishingiye kuramya. Umutima wahinduwe n'urukundo rw'Imana ni umutima wunze umwuka wera. Umutima wahinduwe n'urukundo rw'Imana ni umutima wuzuye umwuka wera. Ntabwo tuzishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo tubaho dukora ibihuje n'ubushake bw'Imana biboneka mu ijambo ryayo. Aho niho honyine dukora umutekano. Ntabwo Imana izigera ihata ubushake cyangwa umutimanama w'umuntu. Nyamara Satani we kugira ngo abone uko yigarurira abo adashoboye koshya, yitabaza ubugizi bwa nabi. Bene data, Imana ntabwo ikoresha agahato, ikoresha umutima w'amahitamo y'umuntu. Ariko Satani we akoresha agahato aho bigoranye ko umuntu ahitamo kuyikorera. Kugira ngo Satani agere kuri uwo mugambi, akorera mu idini no mu butegetsi bw'isi. Agahagurukira ubutegetsi guhatira abantu gukomeza amategeko y'abantu, bagasuzugura y'Imana. Kugira ngo bazabashe kwihanganira ibigeragezo bibategereje, bakwiriye gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana nk'uko buri mu ijambo ryayo. Bazashobora kwihesha icyubahiro kuko bakomeye ukuri kw'imico yayo, ubutegetsi bwayo n'imigambi yayo, kandi babe ari byo gusa bagenderaho. Nta n'umwe uzahagarara ashikamye mu gishuko giheruka, keretse gusa abashikamishije intekerezo zabo mu kwiga ijambo ryayo. Kwiga ijambo ry'Imana nicyo kizatuma abantu bakomeza gushikama ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi ikigeragezo giheruka n'ahandi tuzavana intsinzi uretse mu kwiga ijambo ry'Imana. Ese inshuti mukundwa, wowe wakererewe bingana iki? Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ntawe uzakererwa, ahubwo niwumva ijambo ryayo uyu munsi ntiwinangire umutima. Ariko Imana izaba ifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya. Ese inshuti yanjye, nawe uri mu bantu b'Imana bakomeza Bibiliya kuri iyi si ya none? Kandi yonyine nk'urufatiro rw'inyigisho shingiro ry'ubugorozi bwose.
Imana niyo shingiro ry'inyigisho shingiro ry'ubugorozi bwose. Ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga, itegeko cyangwa ibyemezo by'inama y'abakuru b'amadini, nk'uko ubwinshi no kudahuza ari nk'ibyo amadini bahagarariye, ubwinshi bw'amajwi si bwo bugomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera kw'idini. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, tukwiriye kwibaza niba bihuje n'ijambo ry'Imana, ngo uko niko Uwiteka avuga. Ntacyo tukwiye gushingiraho, ntabwo tukwiye kugendera ku byo abantu benshi bemeje, ahubwo ingingo iyo ari yo yose ikwiye kuza, tukwiye kubanza tukemeza niba bihuje n'ijambo ry'Imana. Nubwo isi yose yateranyiriza hamwe igashyiraho itegeko ryayo, tukwiye guhagarara tukareba niba koko iryo tegeko rishyizweho rihuje n'ubushake bw'Imana. Nshuti mukundwa, nubwo waba uri wenyine uri mu ruhande rw'Imana, ukwiye kubanza ukareba niba iryo tegeko rihuje n'ubushake bw'Imana. Kuri uyu munsi rero tukwiye kumenya guhitamo, kandi nta kindi kiza kutwereka icyo tugiye guhitamo icyo ari cyo uretse kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rwo rufunguzo kandi ni rwo rufatiro rwo kwizera kwacu. Intsinzi n'ahandi tuyivana uretse mu byanditswe byera. Nshuti yanjye, icyo ngusaba kuri uyu munsi wa none ni uko ukwiye kumenya amahitamo ukwiye kugira nyambere, bityo tuzishimire gusanganira umwami wacu. Ibyo ni byo ngusabira, nanjye nisabira muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Naho icyumweru gitaha reka dusenge Imana. Umwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ubuntu udahwema kutugirira. Tumaje kwiga amagambo akomeye muri iki cyumweru, tumaje kureba iby'akaga kegereje. Turagusabye kugira ngo Data uzaduhe guhitamo kuba mu ruhande rwawe, imbaraga zo gutsinda umwanzi Satani ubashe kuziduha, bityo tuzabashe kumenya uburyo tuzashikama mu kuri kw'ijambo ryawe. Umuyobozi wacu ni wowe twiringiye, binyuze mu byanditswe byera, twizeye ko tugufite. Ubane natwe nibyo dusabiye ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.